we mu bantu nirukanye muri uru rugo we ntabwo urimo kingura njye kangoye ngo ntukwaje ubona se Nero dafuro akusi wowe kuri gukubura se noneho babakobwa bawe bagiye hehe yewe bagiye ku ishuri hariya bagiye ku ishuri none se wawe undi mukuru ari hehe bampamagaye ku kigo bantumyeho ngo nibajye ku ishuri ngo cyangwa badufunge mbura uko mbigenza ubwo mba ndabohereje nawe ndamwohereza none ngo mwohereza kwiga se nawe oya wamwohereje hese da namwohereje ubu ngubu nyine ngo bazajya bahinga ngo tuzajya duhinga ngo imibyizi ngo 3 mu cyumweru ku kigo ngo tube turi kwishyura abana biga ubwo rero gahunda iriho niyi agiye kujya ajyayo nk'uko yagiyeyo njye rero ndi gushakisha kugira tusubize noneho nawe musimburane mujye mu ruhuro kuko n'imibyizi 6 turabizi ko ari abana babiri ubwo urumva ko ari icyumweru cyose turi gukora ku ishuri niko daforo njyewe jimbira ijigo njye kugira gute kwishyura abana ibiryo ku ishuri njye guhinga gahengeshe gete hasoni ndabibuka ukagira ngo ni burake mbaye wanjye ntahinga sha njye guhingira abana bafite ubwenge baziga kibina cyiza no kuvubwe kandi nujye n'ikindi kintu gigiye ariko mwese ndi kumva mwarakaze niko daforo nawe utangiye kumpagararaho ntago ari ukuguhagararaho sinzi impamvu ibintu tutabyumva kimwe sinzi impamvu utabyumva uzajya urajya guhinga wenyine njye ntabwo nshobora guhinga Spesiyo za mwana wawe ariko ubundi nari nzi ko nibyaye none nawe ugiye kumbera ikicucu ujya guhinga ku ishuri nta soni kutize ntawe ubu njye narize hari undi ushaka gusomba guhakwa ku isi niko spesiyo umva nshaka ko ukurikiza so uri imfura kuri so ariko n'ubusanzwe ntabwo wabyara abakobwa gusa ngo ukira ngo amasaha zibyarira ko ndi kubona amasaha kuzira hano umugore akaba yagiye mu kazi wajya gushaka ibyo maha umugore agasanga amajije gutekara ibyo kanze ngiye ku gasantere ndebe ko najya guhaha noneho mukagira imana mwe utubari twose ko natwujujemo amadeni none icyaka kikaba cyambanye icyorezo shembereje ko uyu munsi ndagana hehe ndabubande
se ariko ejo daforoza nimugoroba yarayazanye udushyimbo busanzwe wadahaho nkajya kugabanya ideni bakongera bakamputa. Iyo nama ni ahubwo kandi aho yadushyize. Yarayabizanye ibyanjye byose sigarisha naho akata kibiriya sha kakamvirope kanjye kane kaka cupa ndarisomye hose ni kimwe icupa ndarisomye sha gire vuba vuba ahubwo kagira ubundi ke baririye ntibahaga. Udushyimbo ni na twiza rero twiza rwose nawe nintu mwishyura ahita yibwiriza. Nubwo ari bumenye icyabaye agacuma anye yampfunyikiramo. Kujya wagashyano cyane beke mfite biragushinzwe se nta soni. Ariko ubu bushyano ubu nawe urakuze rero bwo kumbaza ngo ni iki mfite mu rugo rwanjye. Nta soni ko kareba nk'ingunzu kubyara nabi we. Papa ubu ni ibiki ahisha mu ikotera? Baho neza je. Komera amakuru n'amakuru urandasha. Uraho neza. Ni amani ahubwo se sha ayanjye se nibigeragezo Gute se ka? ese ubu ngubu najyaga gutya tugahurira mu kabari ukangurira agacupa nk'isomero none si nkikubona mu rugamba rw'abandi bagabo byagenze bite? Nsigaye ubaye Ubu ndebe unsigaye mfite imirimo myinshi. reka da ituma utajya mu rugamba rw'abandi bagabo Cyane rwose. none se hano nari mfitemo uduceri waje nkajya kugurira agacupa tukongera tugasangira. Reka da ubu ndebe ubu ngiye guhaha umugore aze kuva mu kazi asanga imashini kugisha kuko ava yananiwe ngomba kumufasha sibyo? Koje mbere nako Bisetse ngo ugiye kugira ute? guhaha uri umuntu w'umugabo yego ko mwana kubera iki usigaye warabaye inganzwa bigeze aho ngaho? guhaha ni ukuba inganzwa kuba inganzwa gusa se ahubwo wabonye umugabo uhaha mukuri arahaha ubu wasanga ujya no muziko ugateka cyane rwose ngo ngwiki cyane rwose ndagowe reka nkubwire icyambere nta mugabo wakagombye kujya guhaha nta mugabo wakagombye guteka nta mugabo wakagombye kumesa uri kubyumva nta n'umugabo wakagombye kurera abana uri kubyumva icyo umugabo ashinzwe ni ugusoma agacupa uri kubyumva akanarongora umugore we uri kubyumva ibyo ko mbikora bituma nawe umugabo nta bugabo bwawe wowe uri inganzwa reka nkubwire kandi umugabo w'inganzwa ntabwo azajya mu ijuru azajya he mu muriro wa hehe
umva wahamenye reka nkubwire umva genda jya kunywa agacupa kawe genda sawa turi kumwe mugabo w'inganzwa gusa papa mbega umugabo w'inganzwa buriya wasanga ajya no guhinga biriya jimbiri sinabikora niyo mpamvu basuzugurwa n'abagore mwigendere ariko bebe ubundi pupari yagiye kandi yajyanye n'agacuma. bebe noneho ubanza iyi minsi turaburara pe. wenda reka dutegereze mama turebe ko hari ikiza. Sheri wiri ute? Kagende neza Cyane. none se iri soko rikuru neza Umva ni hatari. Ndashaka. zamuha amazi sibyo ukazi Meze neza. bizi neza nubwo se wacecetse Bananiwe. Sheri neza. shamiye neza Urakoze cyane. sheri sukuru mukunda amazi nanatetse Yego. Mbega byiza. Maze nabizi. Yego. Nanditse ko ndaza nkabiteka. shyashya ntabwo wateka rwose Sheri bizu. noneho sima ku mazi nyine kuzana turye sibyo nizeye ko nawe wari ushonje Ariko uri gusoma Bibiliya. nari ndi gusoma nagize irungu Wagize irungu? Ariko ntacyo wasomye Bibiliya ni byiza. Okay, hajye kuzana imbuto. sawa nta kibazo Sheri batetse neza. ikoze Ingope. Umva. Mbega byiza. Bon appétit. nanditse Urakoze kunyibutsa. Urakoze cyane. Guteka mama yacu tugushimira guhimbaje gushimira abanya natwe aturinze izina ryawe mu cyubahiro. Mana rero tubonye amafunguro Yesu yatunganyije umwana we tumurira tunga ubugingo. Sheri apeti. okay Bino biryo biraryoshye. biraryoshye Atetse neza cyane. ubundi siko nanjye nzi guteka rero Gusa guteka byatwara. Nanjye mvuye. ariko mwana yanjye ndabyanze none Oya, reka mvuye no. asheri wari ushonje Byatwara. Nari nshonje. bari icyo niyo Reka mbimare maze wowe. ubuye ukuntu ku kazi mwiwe mumeze ibyo Hasigaye hatari. okay shana ari bikorwa waje nyine ndagukorera ka massage sibyo Yego. Mbega byiza. nizere ko niba n'ibimera ideshira Sheri ndahazi. n'ahanze Ndahazi rwose. Fresh uzi guteka byatwara maze. ngenda bizi cyane rwose ntabwo uzaze nkwigisha Njye ntabwo nzi guteka. urabizi ariko nyine uzaze nkwereke utundi dukeya nyine utazi
nakubwiye ko ndagukorera massage se humura nta kibazo. Waba ushaka kwiga gukora isabune ikomeye, gukora isabune y'amazi, kwiga gukora ji, kwiga gukora glycerine, kwiga gukora amavuta ya gikotori, kwiga gukora silage, tugane tubikwigishe mu gihe gitoya. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0722 95 40 16 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 078 58 220 81. Muhawe ikaze.